ubukangurambaga bw'isuku ni ubukangurambaga bwatangiye mu kwezi kwa gatanu bukaba buzasoza 2024 mu kwa kane, ariko intego y'ubukangurambaga ntabwo ari uguhagarara muri wa mwaka. Ni uko isuku iba umuco, ni uko isuku iba umuco ku mubiri, mu rugo, ku myambaro, aho dutuye ndetse n'ahadukikije ndetse n'aho tugenda hose n'ahantu hose hahurira abantu. Mwabibonye hano ko hari isuku nziza igaragara, nubwo wenda utavuga ngo isuku mbi kuko iba yahindutse umwanda, tuba dukwiye kuvuga naho ko ari umwanda. Nta mwanda wabona hano, hari isuku, hubatse neza, abantu bari hari bose bafite isuku. Uwo muco niwo twifuza ko ugumaho, kuko niyo ureba ahantu ukabona hasukuye wumva no mu mutwe nawe umeze neza. Uko rero tugenda tuhangana n'umwanda niko turimo tugenda tubona ko hari impinduka kandi nziza, kandi n'igihugu kirishimira kubona gifite abanyagihugu bafite isuku. Nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bigarukaho rero buri munsi avuga ati umuntu ntabwo yaba afite umwanda cyangwa wicayemo ngo abashe no gutekerereza urugo rwe cyangwa n'igihugu icyo rumukeneyeho. Birasaba imbaraga, birasaba gufatanya, birasaba kureba ahantu hose hahurira abantu niba hari ubwiherero kandi bumeze neza kugira ngo hatagira n'indwara abantu bahandurira. Birasaba ko tureba abana bacu indyo tubategurira tuyitegura n'isuku kugira ngo tutazatuzanira imirire mibi. Biradusaba ko tureba isuku mu mashuri, handi hahurira abantu navuze, aha mu nsengero, ku isoko, muri gare aho abantu bategera, hose umuntu akajya hagenda atabona ko hari ikintu kimubangamiye, nawe abona hameze neza. Za rigore ni ibikorwa remezo, uriya muhanda niba wakozwe, rigore ntikwiye kubigenda ikuzura ibitaka cyangwa ibishashi n'ibicupa, ikwiye kuba imeze neza ku buryo n'amazi n'igihe cy'imvura, imvura iguye amazi yabona haca neza bitayagoye, kuko amazi yabuze ahaca ni naho yishakira inzira akaba yakwangiriza n'abaturage. Dufatanyije rero biradusaba ko tureba ko umwanda ari mubi, twese twumva ko isuku ari nziza kandi ko igihugu cyacu kitwifuzaho guharana iyo suku, kandi ibyo dukora byose bigahora bisukuye kugira ngo twese u Rwanda rwacu rubu Rwanda rw'intangarugero, rubu Rwanda umuntu wese aza akareberaho akagira icyo atwigiraho, rubu Rwanda umuntu wese aza akavuga ati iyo ugiye kwinjira hano urakaraba cyangwa iyo hasohotse urakaraba kugira ngo ugende neza, utaza kugira ibyo ufata ukabirya ukaza kwandura. Ni byiza rero ko twese tuyigira iyacu. Insanganyamatsiko iravuga ngo isuku hose ihera kuri njye, bivuga ngo buri wese abigize ibye akavuga ngo ihera kuri njye, nawe akayigira, twese twagira isuku kandi icyo twifuriza abanyarwanda bose. Madamu Vice Mayor w'Akarere ka Nyagatare, murakoze ku mwanya muhaye Radio Rwanda. Murakoze cyane umunyamakuru.